Uyu munsi dufite imikino turimo y'umurenge Kagame Cup. Ni imikino yitiriwe umukuru w'igihugu ihuza imirenge itandukanye mu gihugu, ariko kugira ngo ibyo byose bigerweho ku rwego rw'igihugu nuko bihera mu turere dutandukanye, hakabona ama ekipe azahagararira buri karere, umurenge uzahagararira buri karere mu mukino runaka. Uyu munsi rero turi ku mukino wa football, tukaba turi kuri finale. Ikipe y'umurenge wa Nyarugenge n'iya Kigali n'umurenge wa Kigali akaba arizo zirimo zihura ku mukino wa football, ndetse umurenge wa Kanyinya n'umurenge wa Nyakabanda akaba arizo zahuye mu bagore muri football. Ni imikino yitiriwe umukuru w'igihugu, cyane cyane mu rwego rwo kuzirikana ko ubutwari n'ibikorwa by'indashyikirwa umukuru w'igihugu yakoreye abanyarwanda nyuma guhera mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside, ndetse n'imiyoborere myiza tumukesha ikomeje kuranga iki gihugu, aho igihugu gifite umutekano, gifite imiyoborere iha buri muturage wese ijambo kandi ishyira umuturage ku isonga, ndetse buri wese akagira uruhare mu bimukorerwa. Ni amarushanwa rero adufasha kugira ngo habeho tuzirikane ibyo byose byagiye bikorwa tumaze kugeraho, kandi turusheho noneho no gusigasira ibyo byose byamaze gukorwa twagezeho nk'abanyarwanda, ariko tunakomeze gukangurira buri wese guhera ku bakuru ndetse no kugera ku bato ko ari uruhare rwa buri wese kugira ngo dukomeze twubake igihugu kigendera kuri demokarasi, igihugu cyunze ubumwe, igihugu kandi giteye imbere. Ibyo rero kugira ngo tubigereho hari gahunda zitandukanye za leta zigenda zishyirwaho, abaturage biba bisaba yuko basobanukirwa bakazimenya. Uyu munsi kandi by'umwihariko turi muri aya marushanwa y'umurenge Kagame Cup, tunazirikana imyaka igera kuri 30 tumaze igihugu urugamba rwo kubohora igihugu rusoje, ndetse hakabaho no guhagarika jenoside. Ni umwanya rero mwiza wo gusubira muri ibyo byose byiza twagezeho, ariko no kongera kwiha icyerekezo nk'abanyarwanda mu gihe cyiza gikurikira, mu cyerekezo 2050 u Rwanda rukwiye kuba rurihe, buri wese afite uruhare kugira ngo tubashe kugerayo kandi tugeranayo twese. Ni umwanya rero mwiza wo kugira ngo ibyo byose tubiganireho, kandi noneho tunazirikana ko turi no mu kwezi k'ubutwari kwahariwe kuzirikana ubutwari mu banyarwanda, aho tuzabyizihiza ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri. Ni igihe cyiza rero byahuriranye n'icyo gihe, ku buryo turi mu bukangurambaga bwo kwibutsa n'urubyiruko, cyane cyane kuko ari bo bafite mu biganza byabo icyerekezo 2050 igihugu kizagenderaho cyifuza kugeraho nyuma y'imyaka 30 tumaze yo kubohora u Rwanda no guhagarika jenoside. Navuga ko rero mu by'ukuri mu bindi twibutsa cyane urubyiruko ni ukubibutsa indangagaciro na kirazira z'umuco nyarwanda n'imyifatire ikwiye urubyiruko, kuko niba tuzirikana ko aribo bazaba bafite mu biganza kuyobora iki gihugu no kukigeza mu cyerekezo 2050, tugomba kuba dufite urubyiruko rumeze rute. Tugomba kuba dufite urubyiruko ruzima, tugomba kuba dufite urubyiruko rwize, tugomba kuba dufite urubyiruko rutirwa mu mihanda cyangwa se rwataye amashuri, tugomba kuba dufite urubyiruko rutiroha mu biyobyabwenge nka kimwe gishobora gutuma tunanirwa kugira abaturage basobanutse, abaturage bazubaka igihugu. Tugomba kuba niba umwana yishoye mu bikorwa by'ibiyobyabwenge, niba umwana ayobotse inzoga, kwiyandarika, ntabwo tuzagira igihugu kiyobowe n'abasinzi, ntabwo tuzagira igihugu gifite abaturage bakiyoboye babaswe n'ibiyobyabwenge, ntabwo tuzagira igihugu kizayoborwa n'abantu batize, ntabwo tuzagira igihugu ngo kigere mu cyerekezo 2050 gifite abantu babaswe n'indwara zaba izandura n'izitandura, ariko zishingiye cyane ku myifatire iranze iyo generasiyo turimo. Ibyo byose rero ni ubukangurambaga turimo yaba abato yaba abakuru, kugira ngo tubashe kubaka umunyarwanda muzima. Ikindi turimo kwitaho nk'umujyi wa Kigali by'umwihariko, nuko tugomba kugira umujyi urimo
abato n'abakuru ariko bishimiye kuwubamo, urimo imikino nk'iyi ngiyi ishimishije abaturage, ihuza abaturage, kandi mu byo dukora byose tukazirikana na rya hame ry'ubumwe mu byo dukora, kuko tuzirikana ko ubumwe bw'Abanyarwanda aribwo bwadushoboresheje kugera aho tugeze uyu munsi, n'iterambere tugezeho nibyo tubikesha. Niyo mpamvu rero imikino nk'iyi ngiyi ikomeza kwimakaza rya hame ry'ubumwe. Ikindi ni uko nk'umujyi nanone twifuza yuko buri wese awishimira, wakagombye kuba ari umujyi urimo ambiance. Iyi mikino rero iratuma urubyiruko, abato n'abakuru bose bahura kandi bakishima, bakagira umunezero. Nicyo gihugu, niba dufite umutekano, dufite iterambere, aho tugeze turahishimira, ariko nubwo twifuza kugera kure, ariko ibyo byose tugomba kuba dufite umunezero, abantu bishimye, bafite uburyo bidagadura. Ikindi yenda nagarukaho nuko nanone ni amahirwe akomeye kugira ngo imikino nk'iyi tubashe kuzamura impano z'abato. Twabonye ko mu imikino discipline zitandukanye, yaba football, yaba imikino y'amaboko, yaba y'ubwoko butandukanye, iyo mikino yose dufitemo impano nyinshi hano muri uyu mujyi wa Kigali. Ari nayo mpamvu twashyizeho bimwe mu bibuga mubona tumaze kubaka hano muri uyu mujyi, bifasha kuzamura impano z'abatoyi, tukabatoza gukunda imikino ndetse no kudevelopa izo mpano zabo. Ni umwanya rero mwiza wo kugira ngo dukangurire urubyiruko mu mujyi wa Kigali, aho kugira ngo bishore mu biyobyabwenge n'ibindi bidafite umumaro byose, aho kugira ngo umwana ajye mu ishuri ariko najya gukura mu gihe yakagize umumaro usanga yararwaye indwara zitandura ariko zituma ataramba cyangwa se atagira ubuzima bwiza, akananirwa kuzakorera igihugu. Turifuza ko buri wese agira urukundo rw'imikino, agakunda imikino runaka kandi akayitabira kugira ngo azamure impano ze, ariko anagira n'ubuzima bwiza. Muri make ni icyo ngicyo twifuza kubona muri aya marushanwa yitiriwe umukuru w'igihugu y'Umurenge Kagame Cup.